turashaka ko mituweli yawe abemera yuko ayo mafaranga yakagombye kugurwa ku bihumbi 3 nibazamure turebe. Hanyuma abumva yuko byibuze bakongeraho 2 ku wa 3. Nyuma yuko habayeho ivugurura mu bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe bishingiye kuri mituweli, abaturage hirya no hino bababajwe bikabije n'ibiciro bishya byashyizweho mu buryo butandukanye, bakavuga yuko nta bushobozi na buke bafite bwo gushobora kuba bakishyura iyi mituweli igiye gukurikiraho. Ni mu gihe hirya no hino haherutse kuba haca itangazo rivuga yuko ibyiciro by'ubudehe byahindutse, ahatangwaga ibihumbi 3 bikaba byarahindutse make akaba ari ibihumbi 5, ahandi 8, ahandi 20. Rero ni muri urwo rwego ubwo twatambukaga hirya no hino hari aho twageze abaturage bakadusaba guhagarara kugira ngo bagire ibitekerezo batanga kuri iki kibazo bavuga ko kibabangamiye mu buryo budasanzwe. Rero kurikirana iki kiganiro wumve amagambo akakaye y'abo baturage uhereye ku ntangiriro zacyo kugeza kirangiye, nibwo uri buze kugira icyo ukuramo, ndetse nawe nugira icyo wumva waterera kuri iki gitekerezo kijyanye n'ivugurura ry'ibyiciro by'ubudehe ugire icyo utanga muri comment. Ntibibagirwe gukanda subscribe ndetse na comment ndetse na share kugira ngo hirya no hino abafite inshingano muri iki gikorwa bagire icyo bumva mwijwi ry'umuturage. Muri kumwe n'Ivuko Ryacu TV, reka dutangire ikiganiro ahangaha mwumve byinshi bavuze. Aha twongeye kubashimira abakurikiranye Ivuko Ryacu TV. Hano tugeze turagira ngo ntabwo turi buze kuvuga agace duherereyemo kubera yuko n'ubundi mituweli ni igisubizo ku banyarwanda bose. Yego, niyo mpamvu rero tugira ngo hagire utuganiriza ku bw'icyo kibazo. Ninde ufata mikoro akira. Aha hagarara nta kibazo. Nigire mwana. Nigiranye. Aha rero nkuko mubimenyereye hirya no hino tugera ku Ivuko Ryacu TV mu bibazo bitandukanye ndetse n'ibyishimo, ibyiza n'ibibi hirya ku Ivuko Ryacu TV twahageze, twahabagereye. Turagira ngo noneho tutangiye tuganiriza uyu witwa nde? Maria Rose. Aha mu minsi ishize cyangwa se mu cyumweru, muri iki cyumweru niho hatangiye gutangazwa ibyiciro by'ubudehe ku bijyanye na mituweli. Mituweli urabivuga wiki, bimeze bite, icyifuzo cyawe ni ikihe? Muratubwira. Bakimara kubitumenyesha twagize ikibazo cyo kimihindukira ya mituweli n'ibihumbi 3 twabonaga bitugoye. Ubwo rero turahangayitse, dusinzira ku bantu bafite imiryango migari n'iyari na mitoya kubera ko dufite ubushobozi buke. Dufite ikibazo cy'uko n'ubundi duca inshuro ibihumbi 3 twabonaga bitugoye, ariko ku bwacu bwose badukundiye batubabara wenda tukaba ibyo tugumana kuko twari tumaze kubimenyera. Umuntu yagenda akajya guhingira mugenzi we akagenda atanga makeya, igihe kikazajya kugera cy'intego ya mituweli byibura yarashe ku ntego abasha kuba yayabonye. Ubwo rero bakimara gushyiraho iyo mihindukire twarahangayitse. Twarahangayitse ntidusinzira. Njyewe nyimara kumenya nagiye mu nama nabibwiye umutware wo mu rugo. Umutware wo mu rugo arangije arambwira ati reka ati rwose niturwara ntabwo tuzajya kwivuza, ubwo ni ukujya kuryama. Abana munsi y'imyaka 5 ho arambwira ati ubwo nyine ni ibyo kuko umubyeyi we yibeshye akavuga ngo arajya kubyara n'undi rwose yagwa mu rugo kuko ntiyajya kwivuza. Uravuga rero icyo ndasa ku ntego nk'abantu rwose hatubereye mwadukorera ubuvugizi byibura akaturekera kuri aya mafaranga twapfaga guhiga tukayabona tugaca inshuro 3 twari twariyakiriye. Mwe murabyumva gute? Icyatanu kandi ubukeneye kurya ari gita kiva noneho aho turi gukorera ntaho abantu bose dukundwa no kujya guca inshuro
umuntu akaba yapfa nk'akajya guhinga ikinazi kandi aturutse muri Vunga agacyura ihaho akagera mu rugo n'uburi nayo yakora atakiyafite bikaba ngombwa yuko kugira ngo uzarase intego ya mituweli bigoye abana se n'ubundi batuwe bamwe banaburara kubera ko hari igihe wagiye gukora n'ubundi ukazana ipuri itabahagije. Ariko hereza umwene wanyu urakoze cyane. Ariko muravuga gutyo mwibuke neza kuri mituweli isanzwe y'ubushize hari indwara zitezemerewe kuvurwa. Nk'ubu hari indwara zo kubaga imitima, hari indwara zo kubaga amagufa y'imigongo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zitari ziriho. None se nimba icyo kibazo wari ugifite hanyuma ukabura ubuvuzi hanyuma muri iyi minsi ukaba uzajya ububona, urumva cyatari ikindi gikorwa cyiza? Ibyo birumvikana koko, ariko nubwo byumvikana biragaragara ko n'izi zisanzwe biragaragara ko n'izisanzwe bemeraga kuvura noneho bizigiye hasi ubwo ngubwo biriyongereye. Hari izisanzwe zitajyaga zivurirwa kuri mituweli bitakundaga ariko n'izayivurirwagaho birabaye ntabwo tuzajya tuyabona kuko n'ubundi n'izajyaga zivurwa birangiye noneho nazo zitavuwe. Aha, nk'ijwi rero ry'umuturage ngaho tubwire weho ku giti cyawe icyifuzo cyawe ni iki? Ku cyifuzo cyanjye nk'ubu nakwitanga nk'urugero mfite abana 7. Barindwi? Umutware nanjye turi abantu 9. Yego banshyize ku 5,000 kandi ndi umucancuro. Reba ibizatunga abana urebe na bwa bwisungane bw'5,000 noneho n'abana bafite uburenganzira bwo kwiga. Numva nta bushobozi nzabibonera. Nta bushobozi. Hanyuma duhere n'abagabo nibo akenshi baza babaza dukorera ubuvugizi icyo batumarira. Duhere umwe muri abo bagabo. Niko wa mugabo urareba ugasanga mituweli uri buze kuyibona biragenda gute? Buretse kugenda bose igihe kibazo cya mituweli nanjye cyaranyobeye. Mfite umuryango w'abantu 8. Noneho bashyize ku 8,000. 8,000 gute? Kuri muntu? Kuri buri muntu 8,000. Kandi nayaga ntanga 22,000. Noneho nyumvira inshuro yikuye. Nta sambu ngira. Nuko yashaka nyatanga mu bimina kugira ngo nzabashe kubona ya 22. None aho bigeze ndumva na bya 22 nta kintu byakora niyo nabicanga nta kintu byamara. Ariko wibuke ko wari kuzarwara indwara ikomeye ntubone uyikuvura. Wenda iyo ikomeye n'inzaba zandeke ariko wenda izisanzwe bazivure n'abantu basanzwe babavure ariko izo zikomeye bazireke muraze ntangayo natanga. Noneho mwese rero mwese uko muri ahangaha tuvugana aba baturage tubasanze barimo kuva ku isoko. Duhure mu nzira inzira ijya ku isoko ariko bahura n'umunyamakuru bavuga ati reka tukuganirize ku kibazo. Kwanza uyu munsi hano ntago ikingi cyari kibazo cyari kingenze cyari kindaje ishinga ariko bibaye ngombwa ko tukivugaho cyangwa cyari kinzanye hano. Hanyuma mwebwe hari umaze kuvuga ngo 5,000 byibuze byaba bihagije kugira ngo ndi mu rwego rwe kandi bikenewe ko ubwo buvuzi buzajya bubaho nihatagira yiyongeraho n'ubwo buvuzi ntabwo buzaboneka. Nibuke ko ari ubwisungane. Ikibazo kiriho rero hagati yaho niba bigenza gutya na yandi make twatangaga ntawe uzayatanga. Muza wari gutanga 22,000 waba 100 ngo ubibone ntabyo wabona. Nta kimasa baba bagurishije. Hanyuma wagurisha ihene wenda umuntu yapaka kurwa nawe ari cyo bivugaho akatanga mitiweli amafaranga wayakura no mu kimina. Muhereze umunota umwe kugira ngo ngire icyo mbabaza mwese muri rusange ubundi dusoze. Hari ikintu bivugaho mfite umuryango w'abantu 6 kandi 6 bose twabona kugira ngo bahahire umuryango wanjye ubu nyabona ntarushe yakuye nta kintu nyakuraho n'ibihumbi 3 nabyo twese byabazungerezaga kugeza na n'ubu none ibihumbi 8 babashyize ku 8 nta kandi kazi nkora ariko ushakisha mu mibereho nkajya ku ndege nkashakisha amafaranga bose nkashakisha amafaranga tukareba ariya mafaranga cyangwa ibindi bitadukunda byo twabonaga twakuye none iyo ndwara mu muryango hari indwara zikomeye
izo ndwara zikomeye niyo nanakwicira rwose ariko abana bato aha ngayo nguko rero abemera yuko ayo mafaranga yakagombye kugurwa ku bihumbi 3 nibazamure turebe. Hanyuma abumva yuko byibuze bakongeraho 2 ku wa 3. Badafunga buri munsi. Ngaye nguko rero muherezo n'uyavugeho murakoze cyane. Aha tuvuge icyo kibazo cy'indwara byari byiza ko nayo yakavuze kuri mituweli, ariko kubera ko amafaranga ubushobozi tutari kububona turakennye, nkanjye nifuzaga ko byaguma ku 3,000 uwanjye wagwara iyo ndwara ikomeye nacyo zakwemera gato kugira ngo n'abatoya baburirwe bo kuvura. ngayo nguko hirya no hino ibitekerezo by'abaturage ku bijyanye na mituweli baravuga yuko mituweli ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi nyuma yuko hatangaje icyemezo yuko ibyiciro by'ubudehe bigiye kongererwa ubushobozi cyangwa se abantu bagatanga amafaranga yisumbuye kuba batangaga. Iki rero ni ikibazo kibangamiye abaturage mu buryo bunubu mwagiye namwe mwumvire cyangwa mugiye kumva, ariko igihari ni icyifuzo bari bafite ko byibuze baguma hake hasi bakaguma ku byo bari bafite cyangwa se hakaba hakiyongeraho nk'ibihumbi 2, ariko murabyumva nabyo ntabwo babyishimiye ko ibyo bihumbi 2 ni ibitekerezo byabo. Rero nahanyu ahasigayeho kugira icyo mwakora kuri icyo kibazo nimba bishoboka hakiri kare mukaba mwagira icyo mwagikoraho nk'abayobozi. Mwakoze cyane kubana natwe. turashaka ko mituweli yawe